Kuwa gatandatu tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri 2026 mu masaha y'igitondo igihe Leta z'Ubumwe za Amerika na Israel batangizaga umuriro w'ibiturika biremereye cyane wabyaza misile z'ubukana bukaze ku gihugu cya Iran. Igitero cyanahitanye ari umuyobozi mukuru w'ikirenga w'iki gihugu cya Iran Ayatollah Ali Khamenei. Muri iki gitero abanyamerika bafatanyije n'igisirikare cya Israel bakoreshejemo indege z'intambara zirenga 200 zose zinjiye mu kirere cya Iran icyarimwe ku muvuduko wegereye utarabaho. Izi ndege mu minota mike zari zimaze gukwira mu kirere cyose cya Iran ziri guturitsa biremereye ku butaka bw'iki gihugu. Izi ndege zakoreshejwe icyo gihe zari zo mu bwoko burenga 36 burimo indege z'indwanyi karahabutaka z'amafighter jet, harimo izo kujugunya ibiturika ku butaka z'amabomba, harimo izirwana byo kugaragurana zibarizwa mu zitwa attack and warfare aircraft zirimo nk'izitwa A-10 Thunderbolt ndetse na EA-18G Glowers. Ndetse muri iki gitero harimo za drone ndetse n'indege ziba zikoreye amaradari ya IWACS n'izindi ndege z'ama KC Stratotanker Aerial Refuelers ziba zikoreye amavuta kandi zanahera izindi ndege mu kirere bidasabye guparika ku butaka. Ibi bijya gusa nk'ibyabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu ku tariki 3 z'ukwezi kwa mbere 2026 umunsi abasore badasanzwe mu gisirikare cya Leta z'Ubumwe za Amerika binjiraga mu gihugu cya Venezuela bagashimuta wari perezida w'icyo gihugu Nicolas Maduro. Ubwo Leta z'Ubumwe za Amerika yakoresheje indege z'intambara zirenga 150 zose zinjiye mu kirere cya Venezuela inkurikirane ku muvuduko wo ku rwego rwo hejuru maze zicucuma imvura y'ibiturika biremereye cyane ku butaka bw'iki gihugu. Ubyumve neza ko mu ijoro ryo kuwa kane tariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere 1991 ubwo Leta z'Ubumwe za Amerika na coalition y'ibihugu birenga 40 batangizaga ibitero ku gihugu cya Iraq, bikaba ibitero byiswe Operation Desert Storm. Mu ijoro ry'uwo munsi ubwo ibitero byatangizwaga Leta z'Ubumwe za Amerika na coalition yayo bakoresheje indege z'intambara zirenga 400 zose zinjiriye icyarimwe mu kirere cya Iraq zita zitangira guturitsa byo gushwanyaguza hirya no hino muri iki gihugu ku bikorwa bya gisirikare. Hari ibitero abanyamerika bakoze ku butaka bwa Vietnam bise Operation Linebacker. Igice cya kabiri cy'ibi bitero abanyamerika babigabye mu ijoro ryo kuwa mbere tariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1972. Icyo gihe Leta z'Ubumwe za Amerika zakoresheje indege z'intambara zirenga 230 kandi zose zakoreshejwe igihe kimwe muri iryo joro gusa, nabwo kandi baturitsa agace kamwe k'igihugu apana igihugu cyose. Hari ibitero byiswe Operation Iraq Freedom bizwi nka Shock and Wave Operation. Ibi nabyo byakozwe na Leta z'Ubumwe za Amerika hari ku tariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2003. Kuri inshuro bwo Leta z'Ubumwe za Amerika ifatanyije n'igisirikare cy'Ubwongereza bashumurije igihugu cya Iraq indege z'intambara zirenga 1000 mu masaha 28 yonyine. Kimwe muri ibyo bitero byagabwe uwo munsi ku gihugu cya Iraq abanyamerika bakoresheje indege z'intambara zirenga 300 icyarimwe. Ugendeye kuri ibi bitero by'abanyamerika bagaba ku bihugu baba bafitanye amakimbirane, ubona ko buri gitero batabyuka mu gitondo ngo bagikore, bibasaba kwicara hamwe bakabipanga neza akantu ku kandi bagahuriza hamwe imibare myinshi bagakora ibishoboka byose igitero cyabo kikaba kirimo ibirungo biraza kukiremereza byo ku rwego rwo hejuru ku buryo kirakubita hababaza. Leta z'Ubumwe za Amerika gukoresha indege z'intambara nyinshi ntabwo ari impamvu zakiryo, ntabwo ari uko baba batinye igihugu bagiye kwataka, ntabwo ari uko indege zabo zidashoboye ku buryo zikoreshwa ari nyinshi, kuko bafite indege zikanganye ku kigero cy'uko ari nk'eshanu gusa zashyira hasi igihugu cyose kikarimbuka mu masegonda make. Kuko no mu gihe cy'intambara kabiri y'isi yose Leta z'Ubumwe za Amerika yakoresheje indege 2 gusa zipfukamisha Ubuyapani bwari bwarahabije isi yose. Amerika rero gukoresha indege nyinshi mu bitero byabo nuko hari intwaro baba batinye ibifitwe n'igihugu batatse. Iyo ntwaro ibishobora kubangamira ibyo bitero byabo byose bigahita bikubwa na zero bikaba byakwitambikwa mu buryo bwuzuye. Uyu munsi ndakubwira byinshi ku ntwaro igira uruhare runini kuruta izindi zose mu kurinda igihugu, by'umwihariko ikakirinda umuriro w'ibitero biremereye cyane igihugu kiba cyagabwaho n'umwanzi. Iyi ntwaro ntabwo ari indege y'igitinyiro cyinshi, ntabwo ari misile y'igitangaza, si ubwato bugendera munsi y'amazi cyangwa bwikorera indege z'urugamba butinyitse, ahubwo iyi ntwaro yitwa radari. Intwaro ya mbere ku isi ihindura ikibuga cy'imirwano kandi igena imiterere yose y'ibitero bya gisirikare. Iyi ishobora kugena niba ubaho cyangwa urarokoka mu gihe igihugu kiri kugabwaho ibitero. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Aho ni waba wararembejwe n'abajura wikeka y'inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba aguca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro,
naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu? Igisubizo cy'ibi byose ni muganga Ruti ushyira iherezo ku bibazo byajujubiza ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Hari cyitwa counter C4 ICR, hakaba n'ikindi kintu cyitwa SEAD. Ni tekinike ebyiri z'ingenzi kurusha izindi zose mu gisirikare, zikoreshwa gusa igisirikare cy'igihugu kigiye kugaba ibitero biremereye cyane mw'imbere mu gihugu cy'umwanzi. Ibintu biba bishobora guhita bitangiza intambara mu buryo bweruye hagati y'ibyo bihugu byombi, kuko niwarasa mu gihugu cy'umwanzi ngo nawe aterera agati mu ryinyo, ahubwo nawe ahita arasa kumurashe. Kuba igihugu kirashweho nacyo gihita gishaka uko cyarasa kukirasheho. Aha niho haziriza tekinike z'urugamba nakubwiye mu kanya. Iyo igihugu kigabye igitero ku kindi, habaho kwitonda, haba mu gufata umwanzuro wo gukurura imbarutso cyangwa guhitamo ibipimo biraraswa mbere. Iyo igihugu gitewe si buri hantu hose haraswa mbere rugikubita. Ubundi C4 ICR ni ijambo ry'imine rihagarariye interuro ndende, aho C imwe muri izo C4 zibanza ihagararira command, C ya kabiri igahagararira control, C ya gatatu igahagararira communication, naho C ya kane ikavuga computer, maze ICR bigahagararira intelligence, surveillance and reconnaissance. Ibi byose mu magambo make bingana nk'uko wavuga ngo ni amaso ya gisirikare, ubwonko bw'igisirikare, computer yunganira ubwo bwonko, ndetse n'inzira zihuza ibyo byose, amaso, ubwonko na computer. Ibi nibyo rero bintu bya mbere byitabwaho cyane iyo igihugu kigabye igitero ku mwanzi, kugira ngo ibyo bitero bitaza kuzamo ibihekane. Indege z'igihugu zikaba zarasirwa mu kirere zitaranarasa aho zoherejwe guturitsa. Mbere y'ibindi byose ni ngombwa ko habanza igitero kiremereye cyane cyo guturitsa umutwe w'igisirikare cy'umwanzi, bagaturitsa ikintu kiratuma igisirikare cy'umwanzi gihita kimera nk'impumyi, kigasigara kidatekereza, n'ubashije gutekereza akabura uko ahuriza hamwe bagenzi be ngo bapange uko bari buze kwirwanaho. Hari tekinike ya gisirikare nigeze kukubwira mu kanya yitwa SEAD. Ibi byo bihagararira suppression of enemy air defenses. Ni tekinike yo kugabanya ubushobozi bw'intwaro zirinda ikirere cy'umwanzi, kuko buriya iyo ikirere cy'igihugu gifunguye nta ntwari kirindiye umutekano, wari we wese yarasa muri icyo gihugu igihe abishakiye kandi akarasa aho ashaka hose, ndetse bigakunda kandi cyane. Gusa iyi tekinike niyo kugabanya ubushobozi bw'intwaro zirinda ikirere nta muntu uzikozeho, zikaba zakwama kubera ko ziba zinjiriwe mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ibi ariko bitandukanye n'indi tekinike yitwa DEAD, byo bihagararira destruction of enemy air defenses, aho noneho indege z'intambara zibanza kurasa byo gushwanyaguza intwaro zirinda ikirere cy'igihugu. Gusa byose bihuriza ko mbere y'ibitero biremereye ku gihugu habanza ibitero simusiga ku ntwaro zirinda ikirere mbere y'ikindi cyose. Gusa hakabaho kwibanda cyane ku gikoresho cyitwa radar. Hagati aho ariko hari ubwabo ufite mudasobwa ukoresha maze igashyuha byo kwatura nk'ipasi, ndetse birashoboka ko gukoresha mudasobwa wumva bikuvuna umugongo bitewe n'aho iteretse. Ibi byose birabangamye cyane, ariko ntibikiri ikibazo kundi, kuko muri Prime Core Electronics twabatekerejeho tubazanira stand nziza z'imashini zigezweho kandi za gisirimu. Dufite laptop stand ziba zikoranye na fan ifasha mu kugabanya no kurinda ko imashini yawe yashyuha mu gihe uri kuyikoresha. Ni stand ushobora kuzamura ukanamanura, ukazirebesha impande n'impande, ukabarebesha mudasobwa yawe aho ushaka hose bitagoranye, ndetse ukanayiringanisha ku kigero uyikoresha utavunika. Si izo gusa, kuko dufite n'udukapu twiza ndetse tw'udusirimu two gutwaramo mudasobwa byoroshye. Kuri we bigora gukoresha IBM, dufite udukoresho twiza tw'ama POS dufasha abacuruzi mu buryo bwihuse, kuko tujyamo IBM ndetse tugasohora lisa ako kanya. Ni henshi muri uru Rwanda ushobora kugurira mudasobwa, ariko muri Prime Core Electronics kuduhitamo ntabwo ari imashini gusa ubuguze, ahubwo ubunasenye umubano wawe n'abatekinisi. Dufite imashini z'ubwoko bwose, ubyumve neza ko nta mashini waburira iwacu, kubera ko twabaye ubukombe mu kugira imashini nziza kandi zifite ingufu ziremereye cyane, zimwe z'ama gaming kugeza ku mashini ntoya z'abanyeshuri, ndetse n'izindi zoroheje zo gukoresha mu mirimo igiye itandukanye.
Ntabwo ariho honyine muri uru Rwanda hari ama desktop, ariko niho honyine uzasanga y'ubwoko bwose ndetse ku giciro gitoya. Ubyumve neza ko dufite na za monitor zimwe nziza z'ama curved angle zigezweho, ndetse n'ama accessoires z'ibyo byose nk'ama keyboard, za suri nziza zigezweho, za printer, headphones za gisirimu n'ibindi byinshi. Wowe gusa dusanga aho dukorera ni mu mujyi wa Kigali downtown, mu nyubako ya Town Center Building TCB, munsi yo kwa Makuza. Ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Radari ni ijambo ry'imine rihagararira radio detection and ranging. Ni igikoresho cyangwa se system ikoresha ama radio waves mu gutahura ko mu kirere harimo ikintu, maze yamara kubona icyo kintu mu kirere ikaba yanamenya ahantu giherereye, ikamenya ngo ni kure bingana iki uturutse kuri radari, ikarenga kuri ibyo ikamenya niba icyo kintu ibonye kiri mu kirere gihagaze cyangwa se kiri kugenda. Cyaba kiri kugenda ikamenya neza ngo kiri kwihuta bingana iki, kirajya he. Tekereza radari nk'aho ari amaso akoze mu buryo bw'ikoranabuhanga ariko rya gisirikare. Radari iyo yitegereje mu kirere iba yabona ko harimo indege, yabona misile, ikabona drone, ikabona ubwato cyangwa ikindi kinyabiziga icyo ari cyo cyose, ikabibona bikiri kure cyane mbere yuko bihinguka aho amaso y'umuntu yabona. Radari ibasha kureba hejuru mu kirere kure cyane, ikaba yabona ko haraza kugwa imvura cyangwa se harakubita inkuba mu gihe runaka. Ibona za satellite ziri hejuru mu kirere, ikabona ko hafi aho hari imisozi cyangwa ibibaya cyangwa amazi y'inyanja cyangwa urubura cyangwa ishyamba cyangwa ikindi kintu cyose gishobora kuva ahantu hamwe kikimuka kikerekeza ahandi hantu runaka. Ubyumve neza ko radari imikorere yayo ishingiye ku kohereza signal za radio waves mu kirere zigatembera, ariko izo signal zisekuye ku kintu runaka zitazongera zigakata zikagaruka kuri radari zaturutseho, maze radari igahita imenya ko mu kirere harimo ikintu runaka. Muri make ni nko kwabura ahantu hari umwijima mu cyumba cya wenyine, maze ukavuga ijambo runaka ariko cyane. Icyo gihe ushingiye ku majwi ya nyiramubande uraza kumva biroroshye kumenya niba aho hantu uri hakikijwe n'ibikuta cyangwa nabihari. Uramutse uvuze cyane ukumva nyiramubande, wahita umenya ko aho hantu hakikijwe n'ibintu runaka kandi bigari. Nta nyiramubande wumvishe waba uri ahantu harangaye hatanazengurutswe n'ikintu na kimwe. Hagarutse nyiramubande kandi ushingiye ku gihe wavugiye n'igihe wumva iyo nyiramubande, nabwo biroroshye kumenya ngo ibyo biri ahakuzengurutse biri kure hangana iki. Ni nk'uko radari ikora mu buryo bwuzuye, ariko yo ntabwo ikoresha amajwi cyangwa urumuri, ahubwo ikoresha signal za radio waves cyangwa se microwaves, zose zihurira ku kuba zitagaragara ariko zigenda ku muvuduko wa metero miliyoni 300 ku isegonda, umuvuduko ungana nk'uw'urumuri mu buryo bwuzuye. Radari ibigizwe n'ibice 8 by'ingenzi bikora byuzuzanya, aho igice cya mbere ari icyitwa transmitter, cyo kiba kirema ingufu z'ibyitwa electromagnetic energy zo zibyara amasinyali ya radio waves ariyo yoherezwa mu kirere. Hakaza igice cya kabiri cyitwa antenna, na antenne zohereza ingufu cyangwa se za sinyali ziba zakozwe na transmitter mu kirere. Igice cya gatatu kuri radari ni target, igipimo gishobora kuba ari indege, misile, imvura, drone cyangwa ubwato. Ibi rero iyo bigonganye na za sinyali zihita zikata, maze bikabyara igice cya kane aricyo cyitwa reflection cyangwa se scattering. Izi sinyali zigikubita kuri icyo kintu runaka zihita zikata zikerekeza aho zaturutse. Ni nka kwa kundi ushobora gufata itoroshi ukamurika mu ndorerwamo, urumuri rugahita rukata rukakugarukira. Igice cya gatanu kuri radari ni cyitwa receiver, yo yakira sinyali ziba zakubise ku gipimo zigahita zigaruka, maze izo sinyali zigakomereza mu gice cya gatandatu cyo cyitwa signal processor. Iyo ibishobora kugenzura neza koko niba nta kwibeshya kwabayeho mu gutahura niba mu kirere harimo ikintu, cyaba ari igipimo koko. Igice cya karindwi kikinjira mu kazi aricyo computer, ibara neza intera icyo kintu giherereyemo, icyerekezo cyacyo, ubutumburuke kiriho, ubuvuduko kiri kugenderaho, aho kiri kugana ndetse n'ubunini bwacyo iyo bibaye ngombwa, maze iyo mibare yose igahita igaragara mu cyitwa display. Utese radari ibasha kumenya gute intera iherereyemo icyo gipimo, yaba indege cyangwa misile? Dore uko bigenda. Tekereza haramutse hari indege iri muri kilometero 100 kure ya radari, bivuze ngo radari niyohereza za sinyale za radio waves ziraza kugenda urugendo rwa kilometero 200, kubera ko harimo urugendo rwa kilometero 100 rwo kugenda n'izindi kilometero 100 zo kugaruka. Ibi biroroshye kubipima hifashishwa umuvuduko nakubwiye mu kanya w'izi sinyale wa metero miliyoni 300 ku isegonda, kuko intera ya kilometero 200 harimo kilometero 100 zo kugenda n'izindi zo kugaruka nk'uko nabikubwiye mu kanya. Izi sinyale ziba zagenda intera yose mu gihe cy'ibice 6 cy'ibihumbi by'isegonda rimwe gusa.
naho kumenya amerekezo y'iyo ndege cyangwa se misiri biherereyemo nta cyoroshye nkabyo. Ni nk'uko waba uhumirije umuntu akavugira hafi yawe, ako kanya uhita umenya niba ari imbere yawe cyangwa inyuma yawe, niyo waba utafunguye amaso ngo urebe neza koko ahantu ahagaze. No kuri radari ni nk'uko bikora, aho sinyari zagarutse ziva ni igipimo kiba giherereye nyakuri, cyane cyane ko inyinshi muri antena za radari ziba ziri kwikaraga kugira ngo zibashe kwakira sinyari z'impande zose mu kirere. Kumenya aho indege cyangwa misile biherereye mu kirere n'intera birimo birahagije ngo biraswe bishwanyukire mu kirere bitaragera aho bigiye guturitsa. Ariko kugira ngo hatazamo ikosa na rito, ni ngombwa ko radari ibanza kumenya neza ubutumburuke bw'icyo kintu kiri kugenderaho. Ibyo radari dore uko byitwaramo. Ubusanzwe radari ibimeze nk'iri kureba mu cyerekezo cy'imbere yayo mu buryo bujya gusa nk'ubutambitse, ariko nk'uko bishoboka ko yahindukira ikareba mu mpande zose, ni nako bishoboka ko ishobora gusa nk'iraramye ikareba hejuru. Iki gihe iba iri kohereza sinyari zayo mu kirere zizamuka aho kugira ngo zigende mu kindi cyerekezo. Ni nk'uko wafata itoroshi ukamurika mu kirere. Iki gihe izo sinyari zizamuka mu kirere zakubita ku gipimo zigahita zongera zikagaruka, maze radari ikifashisha bwa buryo bwo kubara intera yifashishije igihe sinyari zakoresheje mu kugenda no kugaruka. Hari radari zitwa 3D radar. Izi zo iyo zibonye ikintu zihita zigisobanura mu buryo butatu bw'ingenzi, aribwo X, Y na Z, aho X ibivuga icyerekezo, Y ikavuga distance cyangwa se intera, maze Z igasobanura ubutumburuke icyo kintu kiba kiri kugenderaho. Gusa si ibyo gusa radar ikora, kuko ibonye misile cyangwa indege mu kirere iranayikurikirana mpaka ikamenya aho yerekeje. Nk'urugero, ishobora kubona indege cyangwa misile kuri digiri 40 z'icyerekezo, ikongera kugenzura mu kanya igahita ibona ya ndege kuri digiri 38 z'icyerekezo. Mu kanya yakongera ya ndege cyangwa misile bikagaragara kuri digiri 35 z'icyerekezo. Bigahita byumvikana ko byanga bikunda iyo ndege cyangwa misile iri kuva mu cyerekezo cy'amajyaruguru y'iburasirazuba iri kujya mu bice by'amajyaruguru. Iyo ndege cyangwa misile igaragaye kuri radari saa 6 zuzuye ikaba iri muri kilometero 100 kuri radari. Saa 6 n'umunota umwe iyo ndege cyangwa misile ikagaragara mu ntera kilometero 90 kuri radari. Bita byumvikana neza ko icyo gipimo kiri kugenda ku muvuduko wa kilometero 10 ku munota, bingana na kilometero 600 mu isaha. Iramutse iri kugenda kumwe nakubwiye mu kanya, byaba bivuze ko iyo ndege cyangwa misile iri kugenda yegera hari iyo radari ku muvuduko wo ku rwego rwo hejuru. Kubona uwo muvuduko n'icyerekezo iyo ndege cyangwa misile biri kugenderaho ukabihuza, uhita umenya aho bishobora kuba bigiye guturitsa n'igihe iyo ndege cyangwa misile biraza kugererayo, maze rero bigahita byoroha mu kuba byakwitambikwa. Hari icyitwa Doppler effect. Ni uburyo bwifashishwa na radari mu gupima umuvuduko w'igipimo kiri mu kirere ndetse n'aho icyo gipimo kiri kwerekeza guturitsa. Iyo Doppler effect mu gupima ibyo byose yifashisha imihindagurikire y'ubwisubire bw'imigendere y'amasinyari yo mu bwoko bwa electromagnetic waves, ibizwi nka frequency changes. Iyo nk'indege cyangwa misile iri kugenda isatira hari radari, uburyo frequency za sinyari ziba zigenda zihindagurika biba biri mu cyerekezo kimwe gusa cyangwa se mu ruhande rumwe. Iyo rero indege cyangwa misile imaze kurenga ahantu radari iri kugenda ijya kure ya radari, noneho imihindagurikire ya frequency ibi mu ruhande rumwe ariko nanone rubusanye na rumwe rwa mukanya. Mu buryo bworoshye kubyumva, tekereza uri ahantu hafi y'umuhanda ukumva rya jwi rikoreshwa n'imbangukiragutabara ambulance yitwaye umuntu urembye cyane. Niyo waba uhumirije kumvira iryo jwi gusa birahagije ngo umenye niba iyo ambulance iri kuza yerekeza aho uri cyangwa iri kwerekeza ahabusanye n'aho uri. Byose ukabimenya ukurikije gusa uburyo iyi ambulance iri kuza igusatira, ririya jwi ryayo wumva rikomeje kwiyongera risakuza cyane. Yaba imaze kurenga aho uri ikomeza igenda, wumva ririya jwi ryayo riri kugenda ryisubiramo ariko riri kuba ritoya kuruta mu kanya kashize. Ibi rero bihita binakorohera kumenya aho iyo mbangukiragutabara iri kwerekeza mu buryo bwuzuye, niyo nayo waba wabonesheje amaso yawe. Ni nk'uko radari ikora mu buryo bwuzuye. Ubundi radari nyinshi usanga zihora zikaraga buri kanya zishakisha mu kirere muri buri ruhande rwose, ireba niba nta ndege cyangwa misile biri muri buri ruhande rw'ikirere iri kugenzura. Ariko radari zigezweho nyinshi ntabwo zo bizisaba kwikaraga, kuko zusanga kenshi ziba zikoze mu buryo bujya gusa nk'ikiziga cyangwa se nka box. Iza kenshi ziba zisa ibara ry'umweru zimanitse ahantu runaka ku minara yihariye, nayo kenshi ibisizwe ibara ry'umweru. Abatuye hafi y'imipaka bo baba bazizi cyane, kuko usanga hari ibisa nk'iminara y'imyeru ibiri ku misozi miremire, cyane cyane ku mipaka ihuza ibihugu bitavuga rumwe. Ahandi usanga za radari cyane ni ku bibuga by'indege ndetse no ku birindiro bya gisirikare cyangwa ku misozi miremire ibiri ahazengurutse mu gihugu, by'umwihariko mu bice biri ahakikije umurwa mukuru w'igihugu. Nigeze kukubwira mu kanya ko radari yohereza sinyari mu kirere zigakubita ku kintu runaka zikabona gukata zikagaruka kugira ngo radari itahure ko muri icyo kirere harimo indege, misile cyangwa drone.
ariko ntabwo nakubwiye uko bigenda kugira ngo radari imenye ko izo sinyari yohereje zagiye zigakata zikagaruka. Hari icyitwa pulses, ni uburyo radari yohereza sinyari igahita ihagarika by'akanya gato kohereza izindi sinyari kugira ngo yumve niba izimaze kohereza mu kanya kashize zagiye zigakata zikagaruka. Tekereza uramutse uri ahantu ugasakuza cyane ariko ntuhagarike gusakuza, iki gihe byagorana kumva niba aho uri hari nyiramubande y'ijwi ryawe riri kugenda rigakubita ku kintu runaka rigakata rikakugarukira. Ariko uramutse usakuje warangiza ugaceceka by'akanya gato ugahita wumva niba hari nyiramubande igarutse y'ijwi ryawe umaze gusakuza mu kanya, maze ukongera ugasakuza mu kanya ugaceceka ukumva niba nyiramubande kuko igarutse. Ni nk'uko radari zikora. Gusa radari kugira ngo ibashe kubona ikintu mu kirere yemeze ko giteye ikibazo ku gihugu kikaba cyarasirwa muri icyo kirere, hari ibintu by'ingenzi nayo igenderaho. Uzi ko hari nk'igihe indege ebyiri zaba ziri kuguruka zegeranye ariko radari ikabona indege imwe muri izo mbere y'uko ibona indi ngenzi yayo kubera impamvu zikurikira. Buriya radari birayorohera kubona ikintu kinini mu kirere kuruta uko yabona akantu gato. Nk'ubu birayorohera kuba yabona indege ya rutura kuruta uko yabona akadrone gato mu kirere. Ikindi kigenderwaho ni icyitwa radar cross section. Muri make biterwa naho sinyari za radari zagiye zigakubita ku ndege cyangwa kuri iyo misile mbere yo gukata ngo zisubire kuri radari. Nk'ubu biroroshye ko radari yabona indege iri kuza iri kujya mu cyerekezo iyo radari iherereyemo cyangwa se ihunga icyo cyerekezo kirimo iyo radari kuruta uko yabona indege itari kwerekeza mu bice birimo iyo radari, kuko bwo sinyari ziba ziri kugenda zigakubita mu mpande h'iyo ndege cyangwa misile, kandi icyo gihe sinyari zikata zifite imbaraga nke zikagera kuri radari zitagaragara neza. Radari ikaba yazitiranya ikagira ngo ni inyoni zisanzwe. Hari nubwo usanga indege zigezweho ziba ari zo mu bwoko bwa stealth aircraft, aho indege ibikoze mu byuma byihariye bituma zitagaragara kuri za radari. Ubyumve neza ko ubwoko bw'izi ndege nyinshi zigezweho z'ama stealth aircraft ubu usanga iyo sinyale za radari zikubiseho izo sinyale zita zikata ariko nizijye kuri radari nyakuri, hakabaho icyitwa scattering, igihe sinyale zihita ziyoba nizisubire kuri radari nyirizina. Ikindi wamenya nuko indege ziba zifite intwaro hanze biba byoroshye ko zagaragara kuri radari kuruta uko indege zisanzwe ziba zitwara misile mwe imbere muri zo nkaho twakwita muri butu y'indege, ku buryo intwaro ziba zitagaragara inyuma zagaragara kuri radari. Ikindi gituma igipimo kigaragara byihuse kuri radari ni umuvuduko icyo kintu kiba kiri kugenderaho. Indege cyangwa misile uko biba byihuta cyane bihita binagaragara kuri radari ako kanya bikinjira mu kirere kiri kugenzurwa n'iyo radari. Ariko drone zigenda ku muvuduko uri munsi ya kilometero 50 zusanga bigorana cyangwa se bigasaba izindi ngufu cyangwa se bigasaba radari zigezweho zikoranye ikoranabuhanga rigezweho rya gisirikare. Ikindi biba byiza ko radari ishyirwa mu bice by'ahagana hejuru kugira ngo ibashe gucunga ahayizengurutse hose mu buryo buyoroheye, ku buryo sinyare zayo zitari buze kwitambikwa n'imisozi miremire iri ahayikikije. Iyi ni nayo mpamvu ibisasu cyangwa indege z'intambara iyo ziri kugenda zegereye ubutaka zitagaragara kuri radari ziba ziteretse ku butaka kubera ko ziba ziri kugenda zikenze imisozi miremire. Aha rero niho haziramo icyitwa iWACS. Izo ni radari ariko zishyirwa ku ndege z'intambara ku buryo yo kuzitsimba byegere kudashoboka, kuko ziba zireba hafi ya buri hantu hose mu kirere ndetse no hasi ku butaka. Nta radari igihugu gifite biba bisobanuye ko n'igisirikare cy'icyo gihugu kiba ari nk'impumyi mu buryo bwuzuye, ndetse no kuba cyarwanya ibitero bikaze biba byegereye kudashoboka. Uko icyo gisirikare cyaba gikomeye kose, intwari izo arizo zose baba bafite nta radari ku rugamba, byose umwanzi yabikuba na zero, kuko ibitwaro biremereye nta radari irimo wabikubitanwa ibisimba bigataruka ndakurahi. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.